Nyingo Francis yanabivuze mu nkuru aravuga ati aya manota tuyakeneye hagati yacu na APR mu manota 8 ati mfite ikipe yatsinda APR hagasigara 5 ati bakaba basigaje imikino 5 baturusha amanota 5 natwe rero dusigaje ati twaba tugifite ibyo dukinira ni ikintu kiza kuri Reyo navuge ibintu bitatu insinzi yakemuye muri Reyo bari bamaze igihe batabona amanota 3 mu byukuri bari bamaze imikino 6 badatsinda umukino mu minota 90 y'umukino baherukaga insinzi kwizigira tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri kera ibaze mu kwezi kwa kabiri nibwo rero herukaga kubona amanota 3 yitsinde mu mukino tuvanyemo forfait yateye Gasogi icyo gihe n'ubundi batsindaga mukura ibitego 2 kuri kimwe uvuga ngo iyo rani y'imikino bari bamaze igihe badatsinda yavuyeho ikindi cyo kwishimira ni umukino wa mbere umutoza mushya atsinze hari Nyingo Francis Christian kuko ngira ngo kuva yatoza Reyo yaramaze kunganya twari turi kumwe Akayezu dukorana hano yavuga ati harakeneye match yo gutsinda kwa kuri ku mutoza atubona agatagurikira za win nyinshi uvuga ngo ni insinzi yo guhagurukira ku mutoza yaramaze kunganya na Gicumbi kuko icyo gihe yarahari banganya na Rutsiro bananganya na Gorira mu gikombe cy'amahoro gore urumva ko bitari byiza kuri ku kiragano cy'umutoza mushya hari Nyingo Francis kuba itari yagatsinze umukino ariko 3 yabonye na manota umuntu yavuga yo guhagurukiraho hanyuma insinzi babonye ikindi vuze kinini turagaruka mu kanya nuko bagiye kwinjira muri derby kuvana amanota mu karere ka Huye ni ikintu ngira ngo cyabafashije cyane byibura kuba bari imbere ya Police ndetse n'ikipe ya Kiyovu n'uvuga ngo byibura niba bari gushaka umwanya wa kabiri birabaha amahirwe nyine byabashyize ku mwanya mwiza uko baba ikipe ya kabiri mu kipe akina hano imbere mu gihugu mu Rwanda cyangwa se amakipe y'amanyarwanda bishimiye cyane performance zaba Kwizera Olivier kubera ko yakipinze clean sheet bishimira kongera kubona Sumana kina Sumana kumba igitego nubwo atatsinze ariko mu by'ukuri ya pressingaga neza gusa nyina kumbuye igitego ntekereza ko rero 11 umutoza hari Nyingo Francis ari kubanzamo kuko nk'abakinnyi yari yabanjemo kuri Gorira nta mpinduka nyinshi zabayemo harimo impinduka imwe yonyine kuri uyu musore Emmanuel Kabange wagize match nziza mu by'ukuri mwe mwakurikiye umukino kuko gutsinda ibitego bibiri batsinze abifitemo uruhare rugaragara kuko yatanze assist 2 assist ya mbere yatanze mu by'ukuri pass nziza ubundi Kabange akunze gushinjwa ko ari umukinnyi defanda neza ariko mu gihe cyo gushaka ibitego ntabwo ari umukinnyi mwiza uvuga ngo kusa ikintu cyo kuvuga ngo ya defense neza noneho ariko noneho yanabafasha mu gushaka ibitego kuko pass 2 yatanze nekeza ko ari ubwa mbere atanze pass 2 mu mukino umwe zavuyemo ibitego ni byiza cyane kuri Kabange rero kuko urabona ko hari icyo yikozeho yaranarongoye urabizi ko yashatse rwose n'umugore hari ikintu bajya bavuga ngo hari igihe umuntu aza n'umugore ugasanga bimugizeho cyangwa se abaye umuntu rwihirwa cyane kubera sinzi niba ubushakashatsi bwarakozwe neza ariko ni ikintu ubona ko cyamufashije hari inshuti zanjye rwose zagiye zikora umuryango zishaka abagore ugasanga nyuma yaho bibaye byiza ariko hari nabo byanze muri rusange ingicyo navuga ku cyo waruvuze cyiza Obed yaramaze igihe adakora neza kuva yanaza muri Reyo niyo match yarabanje hanze nta kibazo cy'imvune afite izindi match zose yabanzagamo Kabange twakurikiye match twegereye ikibuga cyane uburyo yateraga ama crosses twarabirebaga neza yaba ari baro yari ivuye muri corner barayimupasa ni uburyo bubona bari bateguye ahindura neza kwa Youssou Diagne ndetse ni cross yateye igitego cya Gloire Ngong Kabange azafatana Obed umwanya iki cyo namaze kukibona ari strong kumurusha mu buryo bwo kugarira imbaraga razimurusha z'umubiri ni bande bo kugumana sezitaha ni bande bo kurekura hari abakinnyi nka Olivier we ni indiscutable nta umuburana n'umuzamu wa mbere mu gihugu kuri ubu Rayon Sport igize amahirwe yamubona umwaka utaha rwose akaguma mu izamu ryayo Kabange kabiri yahise ayifata ntago rwose nge binsaba igihe kirekire ku utandukanye abakinnyi Obed ari munsi ya Kabange iyo si deba aramurusha Kabange aramurusha sina crosses n'uburyo bwo gukina kugira presence mu mukino nyine kubona ko uhari umwanya wawe nyine ukabona uhagazwemo n'umuntu w'umugabo ari kurwanirira ntabwo ari icyambu ntabwo ari ahantu buri wese yumva yanyuze umupira ibyo hari ingingo rwose ntekereza yuko ntacyo kubihinduraho muri iseza azabikipinga uko Kazungu Clevan yavugaga yuko ganijoro ari kurusha niyo mugabo Claude na Kabange azarongora ejo bundi ku cyumweru yanyuze mu murenge
ariko none umwana aramwemerewe mu buryo bw'amategeko itariki 3 none hazarongo reka ubwo niba yaranyuze mu murenge yararongoye sikose kurongora biriya by'ubukwe byanoza byo mu rusengero oya birasukura biriya ni ikinamico wenda tutabyita ikinamico utabyumva nk'ikinamico yosisibiranye ikinamico byumve nyine nk'uburyo bw'umuco ruvuga ngo ni ibintu dukora mu buryo bw'umuco ubwo ujya gusaba kuvuga ngo umukobwa waramukoye ariko ukavuga ati ndashaka wewe n'umukobwa witwa Ivete nyamara ngo nta Ivete tugira hano waramukoye byanarangiye niyo mpamvu ikinamico ni imihango n'imisango hari n'uwo waramateretsemo inda y'amezi 6 ibyamanye kazajya bato umukobwa ntawe dufite hari igihe mbavuga ntoke ntubwo mutamu hari igihe mba nawe ntubwo mutamufite reka dusubireyo ubwo nta kundi n'iby'umuco so muri rusange rero Ganijuru nawe yagize performance nziza nani nkomoje kuri Kazungu Clever wavugaga yuko ari kurusha Claude na Christian ariko nta gushidikanya ko Ganijuru ari gukora neza wenda simfate verdict wenda Kazungu ni valide cyane usibye ko ntanayipinze ndashaka gusa gukonfirma ko ari kwitwara neza arimo aritwara neza indisitable rwose kuri 3 ntacyo gushidikanya no bita dawo byararangiye oya nta byataho ari kumusha cyane Ganijuru aritanga Ganijuru arakora cyane muri vraiment central defense twamaze kuhabona n'umundi Cimanga abantu batekerezaga yuko bagomba kujya umukinnyi w'umunyarwanda kugira ngo bahe intuza options z'abakinnyi benshi b'abanyamahanga imbere ariko Cimanga bimaze kugaragara yuko atari umukinnyi wakwibuza yaba Emery yaba Rushema arabarusha ukurikije ibyo akora cyangwa se uburyo abanza gufasha Yusudianye gukliaringa mbere yo kwibazo biba byinshi muri defense ni umusore muremure ni muto afite kwihuta muri we ni umudefenseur mwiza cyane we na Yusu ubona ko ari partnership nziza deja nka defense nizamurumva ko reyo c'est bon bimeze neza na Richard kuri 6 akora neza ikibazo rero yari yaragize gikomeye ni Abedi utari umeze neza mu gihe cyashize byagiye binabagora cyane urumva abantu bakunze kubasha kumenya abakinnyi nka Abedi icyo bakora kuko uzasanga nakubwira ngo Abedi si umukinnyi ukomeye ngo muri ino season ngo yatsinze ibitego binga uzumva na season irangira abanyamakuru bazabisesengura gutyo ngo se ngo yatsinze ibitego binga ngo atanze assist zingahe Abedi muri reyo ari gukina role ya nimero 8 abo bita box to box akazi ka mbere kamureba nicyo bita ball orientation ni ugusirikiriza umupira ikintu cyitwa circulation d'ibaro sinshaka kukumvisha uburyo ari cyo kintu Pep Guardiola yarusha andi makipe mbere yo kuyatsinda ikintu cyitwa kudomina possession ikintu cyitwa kugumana umupira ikintu cyitwa conservation d'ibaro ikintu cyitwa gutanga umupira aho ugomba kuwutanga ikintu cyitwa kuba uri umukinnyi witeguye kuba preza ukabwira umukinnyi wahaye umupira ngo ndakwitabye ndi hafi yawe wigira ubwoba mpereza nsubiza icyo kintu cyo gutinyuka baro zikakunyuraho ukazikora hari nyinshi ukazigaburira abantu ukabadistribute abo bakajya gutsinda ariko wewe wabaye ikiraro wabaye icyambu wabaye impamvu yo gutuma bakina iyo niyo role ya Declan Rice muri Arsenal afite ibitego bingahe afite assist zingahe so uwo na Abedi nta wundi mukinnyi nimero 8 Rayon Sport ifite wakiniye iyo profile nka Abedi ibintu byitwa controle passe wowe ubona ngo atanze agapira ukabona ni kagufi arakamushuje ukabona atanze kandi kagufi ukabona bigiye imbere gato ukabona kozo gatoya ukabona arahagaze abandi wenda baragiye baratsinda ukishimira 3 batsinze cyangwa 2 ariko ntugire ngo iyo baro ntiyanyuze ku muntu nk'inshuro nkesha tenye arabanza arayitunganya abona kuyiwoka bangi wagiye gutera iyo cross cyangwa se arayitunganya ayihereza Didier Aracenga ayipasa na phone nganya aratsinda arayitunganya kasarinya mediane ya adversaire ayikuraho ayikujeho pass iyo ni that's pure football ni ubutunzi udashobora kubona uko ugira ugereranya so Abedi mu makomba physique barimo mu kirere mu madiweri so ejo nk'amagaju uzama exterior yatanga kongera kugaruka mu mbaraga ze rero biri kugenda bibafasha cyane 10 yari gukina Ngong umwaka utari Rayon Sport uyu mwanya izawukiniraho umukinnyi Ngong nubwo yatsinze 10 Rayon Sport umwaka utayi izayikiniraho umukinnyi I can assure you that ariko ubwo na 6 Richard nawe ngo ashobora kuzasohoka Richard azasohoka so wing Yves narabikubwiye ko hari nyingwa mukunda Yves Habimana konda kwita Rutsiro Yves umwaka utaha bazamuguraho undi mukinnyi no kugira ngo bashyiremo Cimanga inyuma bashyiremo abakinnyi b'abanyarwanda bahagije imbere kugira ngo nyine batarenga umubare w'abakinnyi 8
ariko Yves dukurikije n'inama bagiye bamugira urabona ko ntabwo yari yafata neza. Didier nawe n'umwana we wacu mu Gatsata ariko afite akantu ko kudahozaho. Didier nabonye ko na half time bamusimbuje biri presque 50-50 kuva yava muri yamvune Didier urabona ko atameze neza. Ntabwo yari yaba wa Didier tuzi so iminota ariko nka rutahizamu we uyu Asmani we Asmani nyine ni umukinnyi usanzwe nta bihambaye. Asmani nawe ni umukinnyi barekura bagashaka undi ukomeye. Fonganye ni umukinnyi wo gukipinga, icyamugoye ni rehabilitation no gukira, ariko nagira andi meza abiri aruhutse neza akongera kamera neza agakomera we no mwataka wo gukipinga. So Rayon Sport mu bakinnyi shora kongerera wenda ni Abedi bagiye gusoza na n'uyu musore wundi twari tuvuze Richard, abo twavuze yakipinga abandi binyuma yabakipinga n'umuzamu Olivika mukipinga. Rayon Sport ntibuze nk'abakinnyi kuri ubu nka 12 yagumana. Isoko ry'umwaka utaha Rayon Sport izakenera abakinnyi benshi benshi kabisa, izakenera kuzana abakinnyi benshi gira abandi reko. So iminota ine dusigaranye bihagaze gute bya match ya Rayon Sport aho igomba kubera match ya derby n'ubundi twavugaga iyi mikino tunareba implication cyangwa se ikivuze kuri match ya derby dutegereje tariki 2. Match izakinirwa he ko hari amakuru yasohotse ko bikomeye cyane muri Stade Amahoro? Rayon Sport yagombaga kwakira kuri Stade Amahoro na flyer bari barekwembereza avugaga ko match izabera kuri Stade Amahoro, ariko birasa naho biri guhinduka. Company ijera Stade Amahoro yitwa QA cyangwa se Q&A bafashe umwanzuro wo kubwira Rayon Sport ibyo basabwa. Rayon Sport isanga itabishobora n'ibiki rero. Ubundi kugira ngo ukene muri Stade Amahoro abantu babyumve neza usabwa gutanga amafaranga miliyoni 40 niyo mafaranga kodesha Stade Amahoro. Bakubwira ko ibijyanye na Stade Amahoro bihagarara miliyoni 19 kugira ngo haberemo match 19 zigenda he amazi, umuriro, abakozi bakora mu kibuga muri stade, n'ibindi security n'ibindi byose logistique zose kugira ngo match cost bari miliyoni 19. None kibaza ngo izo 40 ku kibazo guca nuko yo company nyine ikodesha stade nayo igomba kunguka kuko nyumiza ikorana na maintenance. So noneho ubundi hari igihe bashaka kugucana 30 uti ku kirero rero bayicaye 40. Iyo babona uzazana abantu benshi ni kimwe na za BKR na buriya BKR niyo babona uzazana abantu benshi bashaka kuguca miliyoni 21 babona nta bantu uzabona bakaguca 35 kubera iki yo gushema 21 baravuga ati harimo inkunga BK card ku buryo baba bavuga ngo uyu muntu azazana abantu benshi, therefore umufatanye bikorwa wacu yitwa Beka hari abantu bazagura amatike baciye kuri BK card kuko ari umufatanye bikorwa nabagira uko yunguka nka Beka nyine muri visibility no kumenyekanisha iyo company nyine itera inkunga BK Arena. Nabo bavuga ngo nka Stade Amahoro nitugira amahirwe yo kwazamo abantu benshi tuzagurisha ibyo kurya, tuzagurisha ibyo kunywa byinshi kuko nabyo ni ibyabo. Ariko kuko iyi match bigaragara yuko batekereza ko batushobora kutazaboneka abantu benshi babwiye ati murishyura igiciro kiri mu itegeko twumvikanye n'igihugu miliyoni 40. Rayon Sport isaba kudohorerwa ntibyakunda. Babwiye ati rero izo miliyoni 40 niba mutazifite ngo ntago byakunda. Reyirabarira avuga ati turatangiza 40 tuzongera amafaranga 30% bazadukata kuyinjiye. Rayon Sport ibibazibona birayihenze avuga ati ariko dufite stade ya Kigali Peri bayishyura sezitangira usibye match igiye ni mugoro hari amafaranga bishyura essence niba ari amazuta ari ajya muri generator nandi mafaranga make cyane ministeri ifataho ku mafaranga yinjiye ku matike ayandi yose abayikipe. Rayon Sport rero yapimye ikirere iravuga ite amafaranga ni menshi ntitwatanga kuri Stade Amahoro kandi biragaragara yuko dukurikije natwe umwuko hari stade ishobora kutazuzura. Reka tuyijyane Kigali Peri dukinireyo ayinjira muri Kigali Peri nihavemo cost yo kwishyura stade ahubwo ayinjire wenda dukora pourcentage tugomba guha ministeri ya sport tuyabahereze nka nyiri stade hanyuma yandi mafaranga tuyashyire mu mufuka. Kavuga twenda niyo mibare bakoze bakurikije uko batekereza ubwitabiro ushaka kuzamera. Nase abakunzi ba Rayon Sport cyo babaza byashoje
icyemezo cya Kigali Pele ku kigero nk'icya 70%. Match iri muri Kigali Pele, ndatekereza ko ku munsi w'ejo tuzaza dufite final decision cya confirmation, ariko njye nabwira yuko mutangire mu itegura Kigali Pele ku kigero nk'icya 80%. ya Kigali Pele irabera Kigali Pele nyine ko